Izo nyama nubwo tuvuga ngo ni ibihumbi icumi ziranagoye kuzibona, biragoye cyane, bisaba gutegereza, bisaba kwihangana, bari kukugaragariza ko batishimiye na gato ibi biciro. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana ikiganiro isesenguramakuru hano kuri TV Rwanda. Turabashimiye cyane mwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero tujya kugaruka ku kiganiro gitoya kigaruka ku izamuka ry'ibiciro ku bikomoka ku matungo, by'umwihariko inyama z'inka. Uyu munsi wa none byaje kugaragara neza ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi kinateye impungenge, ahanini bishingiye kuba bamwe mu baturage binubira iyi mitangire ya serivisi by'umwihariko mu biciro, aho uyu munsi wa none byatumbagiye ku rwego rudasanzwe. Ngira ngo nko mu mujyi wa Kigali abantu basanzwe wenda bagura inyama, mwabibonye ko ikiro cyaguraga amafaranga ibihumbi 7 ubu kigeze ku bihumbi 10. Ubwo urumva ko yongeye amafaranga ibihumbi 3 byose, hafi ubwikube kabiri. Ni ikibazo ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mwumva ko hari ubuvuzi buri guhabwa amatungo cyane cyane ariko y'urukingo. Ibi bikaba byarateye ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu mitangire y'inyama hirya no hino mu gihugu. Tukibaza tuti se leta yari bizi neza ko ibintu bizaba bikagera kuri uru rwego, by'umwihariko ariko ishami rishinzwe amatungo babitekerejeho bingana iki ku buryo uyu munsi wa none ibiciro by'amatungo byatumbagiye bene aka kageni? Kuko izo nyama nubwo tuvuga ngo ni ibihumbi 10 ziranagoye kuzibona, biragoye cyane, bisaba gutegereza, bisaba kwihangana, bisaba kugoragoza. Ni ibintu ubona ko bitaryoheye amaso, kuko ahantu uri guca hirya no hino bari kukugaragariza ko batishimiye na gato ibi biciro, iri tumbagira ry'ibiciro ry'inyama z'inka n'ibikomoka ku matungo muri rusange. Ni ikibazo kandi kiteye inkeke, kubera ko biri guteza ibihombo abacuruzi b'inyama, kuko kubona abakiriya biragoye kandi n'uburyo baba bazibonyemo ni ibintu bidashimishije kandi wenda se bitaranaboneye, kubera ko urumva nimba bajya kurangura, aho ugiye kurangura ugasanga ntazihari, aho ugiye ugasanga ntazihari, nubwo wenda bari kubonamo icyo cyashara ariko nabo bari kuzirangura ku mafaranga menshi. Ngira ngo ngabo twajya tuganira kare bari kutubwira ko uyu munsi wa none bari kuzirangura ku bihumbi hafi 7,500-8. Urumva ko n'ubundi nabo kuzibona biragoye kuko uyu munsi byashyizemo icyuho, urabona ko harimo icyuho kinini cyane. Mu by'ukuri nimba se nta cyorezo wenda gihambaye kigeze gitera amatungo ngo kize wenda kibe kwangiza ubuzima bwa muntu, ni ukubera iki bafashe umwanzuro wo gukingira amatungo bikagera ku rwego amatungo yose mu gihugu akingirirwa rimwe, bigateza icyo kibazo cy'uko inyama zibura, ibikomoka ku matungo bibura. Inka iyo kiza kuba ari icyorezo wenda gihambaye, abantu bari kubimenya bakabimenyesha bati hari icyorezo wenda kidasanzwe kiri kwataka inka kikica n'abantu, tukabimenya. Noneho twebwe ubwacu ntabwo twari kubimenyera ko wajya kugura izo nyama z'inka zikakugiraho ingaruka ntabwo wazigura. Ariko uyu munsi wa none urabona ko nta mpamvu ifatika yigeze ituma wenda wabatera izo nkingo, cyane ko wenda atari bari gukorera rimwe, wenda bari kuvuga bati se mu ntara tugiye gukora dukingire inka zose tuzirangiza tujye Iburasirazuba, ku buryo hari uduce tumwe na tumwe twaba turi guturukamo izo nka zibagwa. Ibyo bintu bigatuma ibiciro bidatumbagira cyane. Ngira ngo wenda niyo hakwiyongeraho duke, ariko ntabwo ari kimwe n'uyu munsi wa none. Uyu munsi birababaje ndetse binatangaje cyane uburyo ikiro cy'inyama zisanzwe kiri kugura ibihumbi 10. Ni ibintu bidakunze kubaho cyane. Niyo mpamvu icyo dusaba ni uko bagira icyo babikoraho, niba ari akabazo tekinike bakagakemura kugira ngo ibiciro byongere bisubire ku murongo, kandi ni nabyo twifuza muri rusange, nibyo twifuza kuko abantu baba bakeneye kurya kwa kanyama, ariko nanone se baragakura he? Ni ikibazo rero. Ndabasuhuje kandi ndanabasezeye. Ntabwo dukora ibiganiro birebire, igisezo yo gukora ibiganiro birebire ntabwo iragera, gusa turi kubyigaho ku buryo tuba tubaha ikiganiro kinini